Igitondo cyiza ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo kandi mbashimiye Imana cyane ko mwabanye natwe mukaturindira mu gihe twari tubuze, kuko muzi ko dukunda kubagezaho ikiganiro Matin buri gitondo, uko bukeye n'uko bwije tubagezaho ikiganiro Matin. Uyu munsi rero twagize umugisha none wo kongera kubona uburyo bwo kugira ngo tuganire mu kiganiro cyacu Matin. Umwami wacu Yesu Kristo abagirire neza. Impamvu mvuze ngo mwarakoze kuturindira kuko haciyemo agahe tutabasha kubagezaho ikiganiro cyacu Matin. Iyo tubashije kubona uburyo n'umugisha tuba tugize mu by'ukuri wo gusangira namwe ijambo ry'Imana, uko hari igihe bitadukundira kandi mu by'ukuri tubyifuza. Ndagira ngo dufatanirize hamwe gusenga, hanyuma dusome ijambo ry'Imana, turikoreho reflexion cyangwa se turitekerezeho, turyiyerekezaho, hanyuma rituyobore kandi ritubere impamba ikomeye uyu munsi. Mwami Yesu, turagushima cyane ko uri umubyeyi wacu kandi dukunda, turakunezerewe muri iki gitondo cy'umugisha kuko wita ku bibazo byacu n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Data uhabwa icyubahiro, ngwino ubane natwe rero, ngwino tugirire neza, ngwino twiteho, Mwuka wera naduhangaho kugira ngo ijambo tugiye gusoma ritubere ijambo ryiza ry'inkomezi, ritwubaka kandi ritugeza ku gukiranuka kuzuye, ku gusingira amasezerano y'ibyiza udutegurira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Igitondo cyiza rero, mbahaye ikaze muri kiganiro cyacu Matin. Njyewe ni Theogene Kayiranga nk'uko bisanzwe, kandi ni umwigisha w'ijambo ry'Imana mu kiganiro Matin. Uyu munsi turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel, igitabo cy'umuhanuzi Ezekiel ibice bya 16 umurongo waho wa 59 ndetse n'umurongo wa 60. Haravuga ngo Uwiteka aravuga ati, nanjye nzakugenzereza nk'uko wagenje, kuko wahinyuye indahiro ukica isezerano. Ariko nzibuka isezerano nasezeranye nawe mu minsi y'ubuto bwawe, kandi nzagushyiraho isezerano ry'iteka ryose. Nibwo uzibuka inzira zawe ugakorwa n'isoni, ubwo uzakira bene nyoko, bakuru bawe na barumuna bawe, kandi nzabaguha bakubere abakobwa. Ariko si kubw'isezerano ryawe, nuko nzakoma isezerano ryanjye nawe, maze umenye yuko ari ryo Uwiteka, kugira ngo ubone kwibuka no kumwarwa, kandi we kongera kubumbura akanwa kawe ubitewe n'isoni zawe, nimara kukubabarira ibyo wakoze byose. Niko Umwami Uwiteka avuga. Wow, aya ni amagambo adasanzwe ari muri iki gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel. Ni amagambo adasanzwe kuko ni amagambo yerekana uko umuntu yabigenza, ni amagambo arenze uko umuntu we yabasha kubitekereza we mu buzima bwa buri munsi. Kubera ko Uwiteka aravuga ngo wakoze, ntabwo wagendeye mu isezerano ryanjye twasezeranye, ntabwo wakoze ibyo wagomba gukora, ntabwo wagenze uko wagomba kugenda, ntabwo wavuze ibyo wagomba kuvuga, ntabwo wagiye aho wagomba kujya, ntabwo wakoze ibyo wagomba gukora, ntabwo. Ariko ngiye kuko ndi Uwiteka, nzabana nawe, ntabwo nzakugenzereza nk'uko wagize gute, nk'uko wowe wabigenje. Iri jambo ridasanzwe bene data, aya ni amagambo adasanzwe. Imana ntabwo ijya ihinduka ngo ihindure isezerano ryayo ku muntu wayo, ku muntu ufiteho umugambi wayo. Isezerano yavuganye nawe uko byagenda kose izarisohoza, kugira ngo urebe uburyo ki hari ibyo utabashije gukora ngo maze ubirebe, umware ubitewe n'uko we yagukoreye ibyo yavuze igombaho gukorera, nyamara wowe ukirengagiza gukora ibyo wavuze ugomba kwikorera. Uyu munsi muri iki gitondo rero dukora meditation kuri icyo kintu, kubera ko ubuzima bwacu bwa buri munsi bushingiye ku guhitamo, bushingiye ku mahitamo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hari igihe duhitamo neza bikatuzanira umugisha, cyangwa se tugahitamo nabi bikatuzanira umuvumo. Ariko wowe kuri ikiganiro Matin uyu munsi ndabwira ngo guhitamo neza bituzanira imbaraga, bituzanira kuruhuka, bituzanira amahoro, bituzanira ibyiringiro. Haleluya. Guhitamo neza bituzanira amahoro, kandi uretse n'ibyo turushaho kwegerana n'Imana bitewe n'amahitamo meza twakoze. Hari umuntu wahoze avuga ku bijyanye n'icyaha,
avuga ati ese icyaha gikora umurimo umeze ute mu buzima bw'umuntu? Icyaha cyo gikora mu buzima bw'umuntu ni uko bituma ubusabane bwawe n'Imana busa nk'aho bucitse, bubaye broken. Yaravuze ngo icyaha gituma kwizera kwacu kugaragara nk'aho kudahari. Icyaha kiratudisempowaringa, kidukuramo imbaraga. Ariko kwizera kuzana gukiranuka kutugaruramo imbaraga. Ibyo twagiye kuvuga ngo Jesus tukamwatura mu buzima bwacu bituzanamo imbaraga. Dushobora natwe kwiga kunezeza umuremyi wacu. Dushobora kwiga kuvuga ijambo ry'ukuri nk'uko riri mu mitima yacu. Dushobora kwiga kunga abantu n'Imana. Dushobora gusohoza amasezerano y'ibyo twemeye tuzakora turi mu nzu y'Imana. Dushobora gusohoza ibwiriza rya Mwuka Wera ryo gukunda, tugakunda ba bandi batuba hafi, ba bandi bamenya imigenzereze yacu, ba bandi bamenya aho tuba, aho tujya, ibyo twagiyemo, bagahangayikishwa n'uko turimo dutera imbere, bakadukomeza, bakadufata amaboko, bakatwankuraja, bakatubwira ngo go ahead, bakatubwira ngo muri beza, bakatubwira ngo muzabitsinda, muzabishobora, muzagera iyo mujya, ntabwo muzatsindirwa mu nzira. Abo bantu barahari batwitaho, batubonamo imbaraga n'iyo abandi bantu bose batigeze batubonamo imbaraga. Dushobora abo bantu gutangira natwe kubaturaho ibyiza, kuko iyo tubaturaho ibyiza nibwo rino jambo risohoramo, nibwo wa muntu avuga ngo uyu muntu wakoze ibyiza nanjye ngomba kumubibamo ibyiza. Murabona ngo Imana yo ifite akamero karenze cyane kurenza twebwe ako dufite, kuko twebwe niyo twananiwe gukora uruhande rwacu neza, niyo twananiwe gushyikana isezerano twasezeranye nayo ku musozo, ngo turigeze ku musozo, yo ihora iri predispose, ihora yiteguye gusohoza isezerano ryayo. Gusa ahangaha igashyiramo akantu kavuga ngo izabisohoza ikwereke ko ari Imana, ariko nawe ukorwe n'isoni kuko utigeze ushyira mu bikorwa ibyo wari waravuganye nayo. Mpamvu ijambo ry'Imana tubwira muri iki gitondo ngo nibwo uzibuka inzira zawe ugakorwa n'isoni, ubwo uzakira bene nyoko, bakuru bawe na barumuna bawe, kandi nzabaguha bakubera abakobwa, ariko si kubw'isezerano ryawe, nuko nzakoma isezerano ryanjye nawe, maze umenye yuko ari jye Uwiteka. Haleluya! Nzakomeza isezerano ryanjye nawe, maze umenye ko ari jyewe Uwiteka, kugira ngo ubone kwibuka no kumwarwa, kandi we kongera kubumbura akanwa kawe ubitewe n'isuri zawe, nimara kukubabarira ibyaha wakoze byose. Mwene data, dushobora kuza imbere y'Imana tukongera tuvuga ngo Mwami Imana, ndi imbere yawe, ndagukunda, ndifuza kugendana nawe, wirengagize gukiranirwa kwanjye kose, ungirire impuhwe n'ibambe, umpe amahirwe yandi. Hari igihe mu buzima bwacu bwa buri munsi dukora amahitamo mabi, tukibona twagiye mu mafuti, mu byaha, kandi Imana ikaba yaratuvuzeho amagambo akomeye cyane, aremereye, ndetse n'abatadukunda bagatangira kuduciraho iteka, bakavuga ngo awa mumurebe uko bimeze. Ariko uyu munsi Uwiteka aravugana nawe ngo arifuza kukubabarira, akakubabarira atari uko atakubabariye. Sinzi niba abanyamwuka niba mu byo ashaka kuvuga. Arakubabarira atari uko atakubabariye, yarakubabariye, ariko ubusabane bwawe nawe bugira umumaro cyane mu gutuma wakira amasezerano yawe vuba, bidasabye ko ubanza kuzenguruka imyaka 40 ahantu hamwe, wivuruguta ahantu hamwe, ahantu hashobora kugenda urugendo rw'umunsi umwe, ukagenda imyaka runaka 8, 7, 15, 10 n'ingahe. Ariko ubwo gukiranuka ushobora kwegerana n'Imana mugasabana, kandi ivuganye nawe muri iki gitondo ngo izabikora ititaye kuri situasiyo y'ubuzima uri gucamo uyu munsi wa none. Uwiteka azabikora atitaye kuri situasiyo y'ubuzima uri gucamo uyu munsi wa none. Azabikora atitaye ko wakiranutse cyangwa se utakiranutse, kuko yagushyize ku munzani, ibona wowe ntabwo wabashije kubahiriza isezerano ryawe uko bikwiriye. Ariko aravugana nawe muri iki gitondo ngo mwana wanjye, nzakugirira neza, nzabikora, hanyuma ubone ungarukire.
haleluya, nzabikora hanyuma ubone ungarukire. Hari abagiye basubira inyuma bava mu masezerano y'ibyo bavuganye n'Imana, bakarekura bakajya mu bidafite umumaro, bakabirekura bakicira inzira. Uyu munsi ijambo ni iryanyu. Uwiteka arababwiye ngo azababarira, na bya bindi yavuganye namwe azabikora, atiteye ko mwubahirije isezerano mwari mwaragiranye, azabikora kugira ngo mukorwe n'isoni, mubone mumugarukire, hanyuma mwongere ubusabane nawe. Uwiteka rero abagirire neza, abahe umugisha, abarinde kandi ababereye inkomezi muri ubu buzima bwa buri munsi. Kandi abari baratanye barasubiye inyuma, Uwiteka avuganye namwe ngo arabagarura, kandi amasezerano yavuganye namwe arayasohoza, kugira ngo mubone ko ari Imana itandukanye n'abantu. Mwami Yesu, umugisha buri muntu wese uzumva iyo matin, kandi uwasubiye inyuma umugarure kubw'ubugwaneza bwawe. Sohoza vuba imigambi ibyo wavuganye natwe ku buzima bwacu, maze Data abari basubiye inyuma bacishwe bugufi no kongera kubona ko uri Imana isohoza amasezerano. Gendana natwe uyu munsi, kandi ijambo ryawe Mwuka Wera ariherekeze, rishorere imizi muri twebwe, baryumvise n'abazaryumva bose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Ugire umunsi mwiza, Yesu akurinde. Bye bye.